umva ukuri ntukice. Intandaro yo kwica ni ishyari, ni igomwa, ni ugushaka kuruta abandi, ni ugushaka gukundwa wenyine, ni ugushaka kunguka wenyine. Uburyo bwo kubikira uzajya ushaka gukorera abandi ibyo wifuza ko nawe bagukorera. Umva ukuri mugenzi wanjye ntukice. Ni kuva 20:13 ni itegeko rivaho ntukice. Mu mategeko 10 nta na rimwe rikorera mu bwinshi, ahubwo ni ntukagire. Byongera ubwabyo gusanurwa ngo rirakureba ntiryavuyeho. Ubwo utari wakenera kwicwa ntugakenere kwica. Ngibyo ushobora kwica uwishe ukoresheje intwaro, ukoresheje ibikoresho, ukoresheje amabuye, ukoresheje kuroga. Hari uburyo bwinshi bwakwica. Ntukice. Ugambaniye, iwo winaniwe cyangwa watinye guseba, ushobora kugambanira umuntu abandi bakamwica. Utanze amagambo mabi, umutungiye agatoke cyangwa umuguze amafaranga. Ntukice. Ushebeje, kuvugaho umuntu ibyo atakoze, kumutindaho, kumuteranya n'abandi, kuvuga ibyo atavuze, kwerekana ibyo atakoze, ugasesereza ibyo atigeze agira icyerekezo. Ushobora guhura n'abandi bo bavoma hafi bakamwica, yarangiza iyo ntumbi ikazakujya ku mutwe. Ntukice. Ubeshye byonyine ubwabyo gusa nacyo ushobora kubeshyera umuntu agapfa. Uzabirebe mu gihe babeshyiraga witwa Naboti, yarangiza ngo yatutse umwami n'Imana, yarangiza agapfa ndetse n'abiwe. Ibyo nawe ntukabeshyere umuntu. Urangaye ushobora kwica. Utajimije umuriro, uteretse peteroli hafi abana bakayinywa cyangwa se essence, yarangiza ibyo byonyine ubwabyo gusa. Udafunitse ibyuma bikingira amashanyarazi, ubwo ni nka za interrupteur, yarangiza abana bakora ku mashanyarazi, waba wishe. Uburangare bwatuma umuntu apfa. Umuntu ashobora gukina kujya kuri telefone atwaye ibinyabiziga, yarangiza akaroha abantu, yarangiza agira. Noneho ntukice. Ukoze nabi ibyo ushinzwe, ukoze nabi ibyo ushinzwe wakwica. Byo kubera iki? Utapfundikiye utetse, ashobora kwanywa ibyo kurya byica, yarangiza wabirya ababiriye bagapfa. Yarangiza ushobora kurakara cyangwa se ashobora gutinda ikiraro, yarangiza agatinda nabi, imodoka yakinyuraho ikagwa abantu bagapfa. Yarangiza ushobora kubaka inzu nabi, yarangiza ikazamanuka. Ushobora gutinda umusarani nabi, yarangiza abantu bakawugwamo. Yarangiza gukora ibyo ushinzwe nabi ni ukwica. Byonyine ubwabyo gusa byaba ikibazo, ushobora kwica. Noneho byaba ari uburere, byaba ugutetesha, byaba ari uburangare, byaba ari byo byose. Ibyo bintu byose umuntu bimureba iyo abikoze nabi arica. Ntukice. Umva ukuri. Wiyahuye, byo bita suicide, wanze kurya kandi bihari, cyo ni kimwe. Wirakaje kandi nta wagukozeho, wishyize mu mugozi, wihaye acide, waburangije kwica. Uretse n'ibyo gusa, ushobora no gutuma abandi babafata, bakabafunga, bakabakubita, bashaka intandaro y'icyatumye wiyica. Yarangiza abapfuye, abafunzwe bakaribwa n'umubu wa malaria, yarangiza waba wishe. Uriganije umuntu, yarangiza nabyo bigatuma umwibye, umuhombeje ibye, yarangiza agasanga ariho yarateze amakiriro, nawe agahitamo kwiyica. Intandaro yo gupfa kwe ibibaye wowe. Yarangiza uwo watera inda, yarangiza akiyahura, wari wowe. Uramutse umufashe ku ngufu, yarangiza ubwo wenyine agatinya guseba, akumva agiye kwandagara, agahitamo kwiyica, waba wishe. Noneho uhagitse abandi bakabura amahoro, bakaryaryatwa, bakabura icyerekezo, bagata umutwe, hari aho bakwiyahura, yarangiza byonyine ubwabyo gusa bakaba bapfuye bazize yuko wabahagitse. Byonyine ubwabyo gusa. Ingingo uteranije abantu, ushobora kubeshyera umugore
ko wamubonanye n'umugabo, umugabo we akaba avoma hafi akamwica. Wabeshyera umugabo imbere y'umugore we, yarangiza ko wamubonanye n'umugore, yarangiza umugore agahitamo kuyica cyangwa se kumwicisha. Ibyo waba urangije kwica. Ntukice. Hari inzira nyinshi zatuma umuntu aba umugome, yaba umuriganya, yateranya abavandimwe, yatuma haba umwiryane, yateranya ibihugu, yateranya abantu, yateranya abaturage n'abategetsi, yateranya abategetsi n'abaturage, yateranya abakozi n'abashebuja, ubwo akaba baye umwicanyi. Noneho Matayo 5 umurongo waho wa 21 niho hongera kutubwira aya magambo. Yazirikane uzanayatekereze muri Matayo 5 umurongo waho wa 21 harimo iri jambo rikubwira ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko yeweho ubwo ni Yesu wa wundi abenshi bavuga ko yakuyeho amategeko, ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza, uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu nzu mu muriro w'igehenomu. Urumva ko kwica ni bibi, ntukice, umva kuri mugenzi wanjye.